Guys, ndagira ngo mwese murabizi neza cyane yuko inkuru ishyushye kugeza aka kanya muri show and business entertainment kwisi ni y'ubukwe bwa Davido ndetse na Chioma bwabereye Miami ku munsi w'ejo, aho byinshi byagendaga bivugwa. Abenshi bagenda bavuga ati nyabuneka Davido ukoresha amafaranga nabi, kubera ko ubu bukwe bwaje gukoreshwamo miliyoni 3.5 z'amadolari, no ashyira mu Banyarwanda ni miliyari zirenga 5 zakoreshejwe buno bukwe. Ndetse ubukwe bwagiye bugaragaramo byinshi bigiye bitandukanye ko Davido yahaye uyu mugore we impano y'isaha yo mu bwoko bwa Richard Mille igura miliyoni zigera muri 500 z'amanyarwanda. Si ibyo ngibyo gusa, iyi Lamborghini mubonye yayihawe no bita Jay, ubwo uyu musore bita Obio yavuze ati ariko umugore wanjye agomba ko afite akantu azajya atembera amagiye gusenga cyangwa se mu tundi tugahunda. Uwo bita Jay aravuga ati reka nanjye nde buryo namuhereza aka kamodoka rwose, nubwo katamubereye ka Lamborghini Ruvuerto, areba buryo azajya karya mu buzima. Ni imodoka nziza cyane igezweho, murayizi mu Lamborghini niyo iri last version. Ikindi kintu cyakomeje kugenda kigaragara muri buno bukwe ni abantu benshi badasanzwe, abastar bagiye batandukanye, ndetse n'umukire wa mbere ku isi, umukire wa mbere muri Afrika, Aliko Dangote yari yiziye. Abantu aravuga ati nubwo aje rwose nawe ubu ngubu yakoze ikintu kidasanzwe, kuko impano ari buze guha umusore ntago ibaho. Ibi byose byakubitanye n'uyuko amakuru menshi arimo kugenda avugwa nuko uwo bita Wizkid nawe yaje kwagera mu ibanga rikomeye cyane, bamwakira hamwe n'abandi ba VIP bagiye batandukanye, ariko ibi byose bikorwa mu ibanga rikomeye kugira ngo ya competition yabo y'umuziki itaza gutakara. Murabizi mu Rwanda ho usibye no kuba competition usanga bino bintu nta mutima ubirimo. Ikindi kintu cyagaragaye muri ubu bukwe ni zimwe muri insolite zagaragayemo, hagaragaye private jet zirenga 30 zose z'abantu bari bitabiriye ubukwe bwitwa white wedding ya Davido ndetse n'umugore we no bamwita Chubana Priest, ni musaza wa Chioma. Ntago abashe kwitabira buno bukwe kubera yuko visa ye ntago amwemerera kugera muri Leta Zunze za Amerika kimwe n'ababyeyi be. Witwa Aliko Dangote muramubona nemwe mu bantu bari bahari, ariko umukobwa bita Teni yavuze ati reka Aliko Dangote watumye ntabasha kwibonera kanya ko kurya, bana mbaze nishimira no event, ati rwose ndebera ikintu uraza kungenera. Teni muramuzi yajya akora indirimbo nyinshi, uno mukobwa yubaha Davido cyane, ndetse nanone avuga ko Davido ari inshuti ye cyane, so yagendaga avuga ati Aliko Dangote boss rwose ugira ikintu wama. The Burna Boy African Giant na numwe mu bantu bavuzwe ko bashe kugera hariya, ariko aravuga ati wakora ibintu byose, wakoresha amafaranga menshi, wagerageza kurya ubuzima uko bishaka, ariko ntago waba Burna Boy. Bavuze ati se arimo kurasa nde. Uyu musore rero yitwa Lord Lambo, yamenye kuri uyu musore bita Davido na Chioma ho ibihumbi bigera muri 200 by'idolari, ni miliyoni zijya kugera muri 300 z'amanyarwanda. Mwabonye The Burna bamusutseho make cyane, abantu nabo baravuze ivumbi riratumuka. Si ibyo ngibyo gusa, nanone kambabwire ababyeyi ba Chioma ntago babashije kwitabira ino event cyangwa se buno bukwe bwabereye Miami, bitewe nuko ubushize cyangwa se ubuheruka uyu mukobwa ajya kubyara Chioma iwabo bagiye, cyangwa se papa we na mama we bari bariyo barenze igihe visa yabo yari ikwiye, byatumye babaningwa imyaka igera mu 10 batagira muri Leta Zunze za Amerika. Mbabwira abakeneye kugura amamodoka, abakeneye kugura ibibanza n'amazu ndetse n'izindi services z'ubukerarugendo, Remy Real Estate Company iraza kugufasha muri ibi byose, ibintu bigende neza cyane, kandi urabikorerwa cyangwa se service urazibona akanya nkako guhumbya. Reka mbabwire yuko nutazakora subscribe cyangwa se nutamfollowinga, inkuru nziza ziryoshye nk'izi ntago uzongera kuzibona. Paso koto visa larga ni 12